Reyo niki? Reyo ni ikipe ikina umupira. Yego, ikina umupira w'amaguru. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu bindi byose wavuga biza nyuma y'iki? Yari ikina umupira. Yari ikina umupira. Mu kibuga ufite. Iyo niyo Reyo Sport. Ibintu byose Reyo yageraho bikomokaho. Ni ku kibuga, ifatiro ryabyo ni iryo mu kibuga. Mu kibuga imitwe wateka yose, ibyo wakora byose n'ibyo aziza kubwira ati ngo hari abari ibyo ntawe ubimenya ko byabayeho iyo mu kibuga bimeze neza. Reyo ni mu kibuga cyane, akaba ari naho tugeze isaha tutigoye. Hogewe natanga zero, kera twiga hari zero baguhaga twandikaga ku rubaho bakayandikisha hingwa bakagutegeka no kuyikubita kwitama igafata nk'akaje ugataha iri hano kwitama abantu bose babone ko watsinzwe bakabona ko wabonye zero. Rero iyo niyo nge namuha rwose ntakubeshye, kuko ngiye kukubwira utudetaye dutoya. Ntabwo nawumva ukuntu umuntu aba perezida w'ikipe imyaka ine manda ikarangirana n'ikipe nta mukinnyi n'umwe uhari. Urumva icyo kintu bisaba kurekirita bundi buri mwaka oya ukamarana ikipe bundi mu myaka ine, kuko wagombye ko ufite ikipe utakina kurufita wongeramo iyo uri umuntu uri mu bintu ze. Ntabwo wamarana imyaka ikipe imyaka ine, ya myaka ine igashira usabwa kongera kuretusha bundi bushya. Oya kuretusha nukongeramo gucreya, kuzana abandi bashya, gucreya indi kipe. Icyo kintu uracyumva? Nk'urugero yimaranye imyaka ine, nk'urugero nka Arteta agiye kumara 5, ariko izi saha ikipe iharaye amasaha nerema yongeramo nicyo rero umuntu agusobanura. Icyo cyo turacyemeranya, ntabwo tucyemeranya. Ubundi ibyo bintu ni ubwa mbere uzabaza mu mateka ya football ku isi. Nkeka ko ari ubwa mbere bishobora kuba binabayeho ko perezida marani ikipe imyaka ine bigahura niba yararokiritaga izamanda ye. Sinzi ikintu iki cyabiteye. Ye nicyo nongera nkagaruka. Reyo Sport ifite abakozi ngo ubundi muri office bakuramo iki? Maticha huza ibikorwa by'amafani club bo hari abatekinisiye nkeka bahari. Robin ashinzwe media, Patrick namenye ni ushinzwe umutungo nesi dafu nta mujyanama subamo. Abajyanama bakwa perezida muri office ya perezida barahari. Nta busubwo hari ikipe itagira abajyanama ibaho mu biro se. Oya nabo nyine batactinga mu buryo bwa buri munsi, ariko wenda ushaka ko ntago habura ikipe itagira abajyanama. Kuri iyo ngingo icyo kintu cyo urumva ko iyo ubundi ni skandal. Ubundi yakavuze ati yaba umureyo, ndaza gusobanura impamvu atari umureyo. Yari gukora Reyo mw'iyo myaka ine se ugira ngo izisaha yaba tuvuga tuti ubundi Reyo ntabwo yakagiye ngo ukure umukinnyi muri Muhazi uzakina. Richard n'urugero wagakuye umuntu muri Muhazi akamara umwaka yigariye undi akaguterera. None se niba ujya kuzana umukinnyi wa Muhazi ngo uje kugenderaho gutareba niba ari current forms, none se umwerino niba amagaju uzajya kuzana umwiza w'amagaju nuhura n'amagaju umutoza w'amagaju azahita akubwira ati yese naje gukina n'ikipe ikomeye kuko ni ya magaju ni A na B. Ati naje gukina ni Kigali, ati siraje none se ariko se Reyo twumvikane. Hari ibintu bimwe byabayeho, hari abantu bicara ngo Chabarara seko yaje avuye mu magaju. Chabarara yaje bitinze nta n'umuzi, hari n'abaje mu by'abakomisiyo ngo arashaje n'iki ajya mu magaju nko kwikorera sezo. We ibiriya ni ibintu bibaho gake, ariko ntago ari ibintu wahora ugenderaho ngo na Chabarara ngo yaraje ngo aradukinira ngo oya. Niba mbyumva neza mbere na mbere uburyo recruitment za Reyo Sport zikorwa ziri ngo ya kabiri nagira ngo ubwire ntago izana abakinnyi bari ku rwego bari calibre rwayo.
buriya umukinnyi muri reyo zose zabayeho umukinnyi kapiteni ritadi Jean Fidel yatunze wakina muri reyo zabayeho ni Ruvumbu gusa wenyine uzi undi umumbwira ugenda ubara reyo rwose buriya rero byari ibintu njya nicara tubeshywa cyangwa abantu bakagira ibintu byinshi buriya hari nk'umuntu wicara ngo umwana w'ikipe ngo uriya ngo ntiyajya muri aperi ngo ubundi nta mukinnyi ukomeye mu Rwanda aperi itarakenera Kevin igihe yari azi umupira ashobora kujya muri aperi yahise ajya hanze sibyo yagiye hanze izi saha Kevin uhari arimo ararya yanyumereka arimo ararya yanyuma rwose ubundi ni iyihe yindi ngo Kevin noneho hari nk'ibintu mba narabonye sinzi igihe tuzabeshywa mu kugeza ryari yego wenda umenya no muri ziriya miliyoni za Rakiritoma ngo ni umukinnyi wa sezo ariko ni Rwanda Premier League Sirius Sport yamuhaye igikombe iyo Rwanda nyine umenya atangamo none se niwe kandi yaramugizwe ariko si erega niyo mpamvu mubwira dushaka kuzana ibintu bya sante mu mupira wacu kandi reality nakubwiye ahibera ubwo ni uguharirana ari ibintu bitekinikwa ukibaza nta gashobora yakoze ikiza kimugira meilleur joueur ni igiki buri ugiye ukabaza umugize ngo washingiye kuki ntacyo ni amarangamutima wabona ari na bya bindi waza ngo abariyo wabona ari nk'umuntu uriyo w'umureyo atereka tumuzamure bazabone ko iki nta bikomerere noneho kugira ngo nkwereke ko Kevin atazi umupira aho Ruvumbu yagiye ubundi Ruvumbu yari atwikiriye byinshi muri reyo aho yagendeye uzarebe cyangwa na n'ubu se ntahari ikibuga kiraje akinana na bari abantu